byiza we bizamera bite murabona bafite ibiseke nibyo bibohera ngira ngo nibyo bibohera. Ababyeyi badufashije mu rugendo tukaba tugeze iyi saha turi mu nzu y'Imana. Turakira Pasiteri Revera Pasiteri Nyota Sifiwe atambuke tumuhe impano. Wadufashije tukaba tugeze aho tugeze ahangaha nawe yahaguruka akakira impano ye. Dufite impano ya Pasiteri Debora nk'umuntu wadufashije dutangira kuvuga ivugabutumwa muri aka karere, nawe yaradukoreye. Dufite impano y'ururabyo ajya yitereka muri salo atwibuke. Mwarimu Peter yatubaye hafi, uzi ko ari umwarimu, tumufitiye igiseke nawe nagitereka mu rusengero cyangwa iwe ajya twibuka. Turacyakomeje, dusigaranye indi mpano imwe. Iyi mpano imwe dusigaje niyo uhagarariye icyumba cy'amasengesho, kugira ngo nibagera muri icyo cyumba cy'amasengesho natwe bajye baturagiza Imana babonye ya mpano yacu yatambuka akagifata. ndetse twakiriye n'abandi bose bari badusuye bose, dore nabo barahangaha wapa mkuje mwawe. Bizatunezeza cyane, tutafurahi sana, bizatunezeza cyane, itakuwa furaha kwetu. Mubidufashemo, mutusaidie. Turifuza kubashumbana hamwe na Yesu. Tunataka tuwafikishe kwa Yesu. Niba mwaratatanye ntama zatatanye mugaruka kama mmepotea murudi hapo. Umushumba witwa Yesu, kuna mchungaji ambao jina lake Yesu, n'undi mushumbakazi yimikije amavuta yitwa Asifiwe, hata na mwingine jina lake Asifiwe, azabashumba neza, atawaongoza vizuri, kandi muzamworohere, tena mumkubalie, natwe tumuri inyuma, hata na sisi tuko nyuma yake, kugira ngo tukomye dushyigikire impano ye, ili tumusaidie kwa kazi ya kabiri. Ndashimira abakozi twakoranye umurimo, anashukuru kwa watumishi ambao walitumika kazi. Singiye kuvuga buri umwe uko ashobora kugira ibagirwa, kila mtu pekee. Singiye kuvuga buri umwe kuko ushobora kwibagirwa mwe, hata sema kila umoja anaweza sababu mwingine nkaba mukomerekeje na mkwaza. Rero Imana ibaho umugisha mwese, wabarikiwe na Mungu sie wote.